N'abagore 25 batuye mu mudugudu wa Gatobotobo mu kagari ka Muremure murenge wa Ndobo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bishyize hamwe kugira ngo bashake icyabateza imbere bagakodesha umurima bahingamo imboga zirimo betrave ndetse n'ibijumba, aho bavuga ko batungwe no kubona imodoka mu gitondo cyo kuri uyu munsi ya Kanyamuhanda Jean Baptiste izanwa n'umushoferi ari kumwe n'umugore we bakaribata iyi myaka bakamenamo amabuye yo kubakisha. Nibwo naje nsanga imodoka yari imaze kumenamo ikamyo imwe y'amabuye, indi yaje kumenwa ngewe mpari mpibereye. Ubwo twebwe rero twari kurengana nk'itsinda ngo aza twangirize bigeze aha ngaha. Fuko ibintu yadukoreye ntago ari ibintu by'umuntu w'umunyarwanda. Reka yaduhohoteye kabisa, ntago ari umuntu muzima wakora ibi bintu abona nawe yanaryaho. Twatangiye kwiteza imbere, imbuto zacu zimeze neza nawe urazibona. Amezi 3 yose arashize nta mwana uzi igikoma, nta kitwirwa dutunda ifumbira tuyikura hakurya hari ibutare tuyizana, tugura amafumbira, tugura imiti, imbuto. Nuko aha hantu twari tuhizeye ko ariho hazatuzamura ejo hazaza haca, abantu birwa baduseka ati bari abagore barasaze ubundi birani ibiki barimo, none urebe n'ibintu yadukoreye rwose. Wenga afite amafaranga azishyura. Twebwe mu itsinda turi abantu 25. Ni nkuko twese yadufata kaducocagurira amahanga. Bavuga ko ikibazo cyabo bakeneye ko bahabwa ubutabera bakishyurwa ibyabo byangijwe, nubwo bavuga ko ubuyobozi busa n'ubwabanje kubatererana. Ngo bikiba mu Rwanda ibi bintu simbizi, mwadufasha ahubwo mukaturenganura rwose. Twebwe turasaba indishyi z'imbuto baturihe zino mbuto zacu, banaturenganure, turanishinganishije no mu buyobozi. Twebwe watwangirije naza twishyure, imbuto ze tuzimurekere natwishyure kuko guhomba bwo twahombye. Kandi ubu tuba twafashe uwo muntu wazanye imodoka wenda tukamuniga, reba bangana gutya twanamufata tukamutura hasi cyangwa tukamena imodoka. Ubu ngubu baba bamaze kuza kudushyira mu mapingu, polisi yadutwaye. None kuki twebwe tutatabarwa ku byo twakoze? Bashoraga no kumufata bakaba bamukubita. Icyo kintu ko iyo kiramuka kibayeho ubuyobozi twari kububona, ariko kubera ko abantu bamwe itsinda ryacu nabari abantu bafite ubwenge nago bari gukora iryo kosa. Bamwe mu baturage bagane na BTN TV bagaye imyitwarire y'abakozi ibi, bavuga ko bidakwiriye kuko usanga imyaka iri mu murima itagirira umumaro gusa nyirayo wayihinze, kuko igirira umumaro n'abandi baturage muri rusange bazaza kuyiha, ibyo bavuga ko batabona inyito banabyita. Niba hari umuntu wenda ukoresha ubushobozi afite akabasha kwangiza ibintu byatunze abantu barenze umwe, ntago bikwiye. Ibintu abadamu bakorewe ntago ari umuco w'abanyarwanda. Ko ndi umwana ntago ni mukuru cyane, hari abantu benshi banduta, ariko ukurikijwe mu buryo abanyarwanda babana nta muntu ufite ubwenge w'umunyarwanda wakora ibi bintu. Bona umuntu w'umugabo kandi numva ko ari n'umuganga, bavuga yuko ari umudokiteri. Nekerezaho rero kuba yafata imyaka imeze gutya akayonona, ntago ngewe nshobora kwiyumvisha n'ukuntu avura abana ahubwo, kuko nk'umuntu wize ntago yakagombye gukora kino kintu. Ugasanga umuntu yahinze imbuto y'iki gihe irahenda pe, n'abayihinze nabo bararushye bahinga. None we wabona ibintu bimeze gutya, we ntugira agahinda ntugira akababaro, kandi bararoshyemo amafaranga yabo, bararoshyemo n'amaboko yabo. Ubu se ntago wababara? Ngiye sinduwina, ariko nari kuzaza nkaza nkahahiza imbuto. Amakuru avuga ko uyu murima aba babyeyi bakodesheje uwo wahaye yari ari mu nkiko, kubera wo Mushinzimana Louise wakodesheje uyu murima aba baturage avuga ko yatsinze abamurengaga mu bunzi hose, ariko bakamutsinda mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, aho umwanzuro w'urukiko wasomwe kuwa 20 Ukuboza 2023 agatangaza ko atishimiye iki cyemezo, kandi iminsi 30 ngo urubanza rube rubaye itegeko itaragera. Atariko niyo yaba yageze rwanabaye itegeko, iyi myaka twaburanye irimo yakanaretse ikera ntahemukire aba bagore be nakakageni bari bayihinzemo. Shingiye ku bimenyetso mfite, numvaga n'ubundi nzakomeza nkajya handi nkuko nabo batsinzwe bakakomeza bakajya handi. Sinzi ikintu cyabihutishije bakaza gukora bino bintu mbere yuko bateza kashe muruza. Ikindi cya kabiri nkavuga nti ese nk'umunyarwanda, nk'umuntu ufite ubumuntu, ashobora gukora ibi bintu azi ko bishobora gutunga abantu barenze umwe.
twavuganye na Bwana Kanyamuhanda ku murongo wa telefone adutangariza ko iki kibazo atakizi kuko atarari mu rugo kandi atwaye imodoka. Iyi modoka ikaba yazaga irimo umugore we azanye n'umushoferi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndubani Bagwire Jeanne avugana na BTN TV ku murongo wa telefone yadutangarije ko ibyakozwe n'uyu muturage byo kwangiziriza aba baturage ari urugomo, gusa yahujwe n'aba baturage kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka, ariko hari bukorwe raporo y'ibyangijwe akazabyishyura. Uriya muntu rero wamenye ariya mabuye muri iriya myaka n'urugomo yakoze, twabasabye ko bakora raporo y'ibyangiritse hanyuma bakaza no kuri polisi bagatanga ikirego kuko ruya n'urugomo ni no kwangiza. Abaturage mu mudugudu basuyemo mu buyobozi bw'umudugudu bukora iyo raporo y'ibintu byangiritse bafatanije n'agaciro kabyo kugira ngo bajye muri polisi bazashingireho, najya kwishyura bashingire kuri iyo raporo yakozwe, bene ubwite bahari n'ubuyobozi kuva ku mudugudu kugera ku kagari n'umurenge. Ingingo y'147 y'itegeko nomero 46/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko umuntu wese kubw'inabi wangiza cyangwa wonona ibiti, imyaka, ibikoresho by'ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi bintu by'undi cyangwa bye ariko bifite ingaruka ku bandi abakoze icyaha, iyo bihamijwe n'urukikanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Ibarushimwe Bihoki Keve Christian, BTN TV, i Kigali.